Kera ubucuti twarabukoze kera nabonye kuntu abagabo bari gukurikirana nsanga ngomba kubireka. Uriya witwa Nuza se aramushaka wiki. N'abandi babiri. Bamwe. Ukagira ngo ni inturo ziri inyuma y'urugo. Ibanga. Ngo iki? Nigira ibanga. Ureba ko ari ukuri se. Oya nagaruka. Ngo twiko. Atangura kugura. Ugiye kungwisha. Ewe ntabyo nareba. Ntabyo tatuwaje ntabwo nyemera jewe. Muramo. Ubuse urareba ugasanga ibyo wambajije ngo icyo nkundira icyo nshakaho. Kinshake urero. Usa nakigushaka gutera. Ikintu kimwe navuze kundongora ntabwo ushaka kundongora ahubwo njye nakongo nta mugore urongora umugabo. Mwese kuki warungiye kuriya kandi siko bidashoboka. Nagushinyikiye. Ushobora kushikira aya menyo nkayakura. Urakura sasa. Na muheto none. Asigema yahe. Nibyo ngibyo. Uretse wowe utageze. Namaze kugutaka ko wambaye akantu k'agati. Ariko ibyo. Wansebeje. Uretse maze kubaza. Izi tatuware niba ari tatuwene. Bimaze. Iyi ngiyi ni umuntu wambabaje gushyira hano. Umutima wanjye waciyemo kabike inshuro imwe ebyiri eshatu. Nahandi ifite. Harahari. Ngahe. Ngahana. Atangura kugura. Ugiye kungwisha. Ewe ntabyo nareba. Ntabyo tatuwaje ntabwo nyemera jewe. Muramo. Ibya tatuwaje ni ibintu biteye isoni. Abana b'Abanyarwanda. Kubana n'Abanyarwanda tatuwaje koko. Ukaba tatuwaje ugashyira hano. Hano ni. Hasigaye se igeze mu ndyo cyagenda. Okay, mukomeze tatuwaje. Ubu no kwibere wasabiye. Ariko wize. Bitezo aka kinyuma. Use hano barahareba. Kubera ko bakubabaye. Hano se harengana ndahago. Abo tongera kungusha we. Ngene Uri guhisha aho ngaho aho wanze hari. Urebe. Asira yabicara kurayihore. Ariko ufite moteri akanyagwa ariko mugihe. Kamasheru busa. Ntabwo ari gusa ni moteri. Yari bakagurusa muri. Muri cyakagongo kandi kuno kugurwanyiza wameye ko aravuye ko ari ni ikimboteri ufite se. Ko ari kwarafunitse kanyo. Bore basi. Ndabara kuyane. Ariko ja ufite ibibazo. Kanyo umuhaye munyenga. Iyi tatuweri ni. Wayashangushije hariya. Agaye munyenga. Iyi tatuweri ya. Iyi tatuweri ya. Nayindi. Nayihari. Ntabwo kuguru kwa nisiko kwakize wana. Ivi ryanjye ryo rye ryaravunitse. Kanyo njya gukoreye massage. Umva Kanyo dusoza. Bitarumva ko harakize. Dusoza. Nzamura cyane. Dusoza ikiganiro cyacu. Kanyo. Akantu kamurembeje. Ngo ndamuzamuye nzamura akaguru ngo yumva ngo ni sawa. Dusoza ikiganiro cyacu gira ikintu. Nubwo atazagera ku musozo wawunira kubwe handi mbone. Muri bya bigabo. Dusoza ikiganiro cyacu gira ikibwira Fani. Gira ikibwira Fani dusoza ikiganiro cyacu n'abakunzi ba Mudi Rwanda TV. Reka mbabwire rero bantu batumva MD TV, MD1 TV. MD Rwanda TV. Subiramo twumve Kanyo. Ngo iki? Kanyo ngo iki? Subiramo twumve. MD1 Rwanda TV. MD ariko bivuze mu kanya. Uvuze ngo iki? Oya ntabwo ari ngombwa. Reka mbaze mbabwire turashaka kugira ngo dufate inyigisho. Urareba ugasanga none umwari uko ameze akwiriye kurebwa n'abagabo benshi bakamureba kubera ko yashyizeho tatuwaje harya ni tatuwaje none ukayishyira imbere n'inyuma wagenda wambaye nk'agakabutura gutya dore ko atambaye ubusa bareba inyuma akabona tatuwaje ubu si wafata uburyo bwose mu buryo bwose tatuwaje umuntu ayishyiraho kubera aba yikunze kandi aba afite icyo ishatse gusobanura ku mubiri we.
n'abandi mu mahanga atari aya ngaya iwacu natwe turi amahanga ariko u Rwanda ruduteye imbere ntacyo baturusha ahandi hose twageze mu bihugu hari umwanda hari igihugu cyacu kimeze neza hari abandi bayitera ku mukondo bakambara mukondo were mukondo bazi tatubare tatuwezi nta nyuma na tanu umusore ugasanga ibyo atari ukwikunda kugira ngo urebe ko abagabo baza bagusanga oya ntabwo ari ukwikunda kubera ko bimwe bifite ikintu bisobanura mu mutima wanjye umutima akambara uko yewe tugakora n'amasunzu dore ko amasunzu y'iwacu mu Rwanda yari ameze neza kera ab'imbere ba bandi badutangira bari bameze neza kuki ubu ugiye gukora amasunzu ntabwo yakora ariko nabonye abahungu bacu bakora amasunzu biriya nabyo ni byiza birababera ariko ibi ngibi bya tatuwaje ibi ngibi ku kibero kandi akagenda agaragaza ikibero ntabwo njye byemera use urareba ugasanga ariko wagiye wambara ikanzu igeza ukagera hano nazongera ziriya zirahenda cyane muzatera inkunga tuzongera batera inkunga ndakugura se ndi umugabo wawe nangwa ndi inshuti yawe uri inshuti yanjye kera ubu inshuti twarabukoze kera nabonye ukuntu abagabo bari gukurikirana nsanga ugomba kubireka uriya witwa ntuza se aramushaka wiki n'abandi babiri Manuel ukagira ngo ni inturo ziri inyuma y'urugo najya ugira ibanga ngo muki ugira ibanga ureba ko ari ukuri si oya ntabwo ari ukuri ntabwo ari ukuri Kanyo ngaho dusoza ikiganiro cyacu nyine wakoze kwitabira ariko amagambo nk'abiri wabwira Fanny kugira ngo dusoze rwose rero tugera ku musozo ku kiganiro cyacu Fanny ni inshuti n'uwo twagera kugira ngo dusetse ako kantu tangira introduza turagiye yes okay ya dore ko rero Fanny nawe yikundira Kamitsingi tukaba tugeze ku musozo tubwira abafana bacu ubu mugiye kwinywera Kamitsingi kugira ngo bifate neza bifate ukuntu bagire umuco nyarwanda abagabo nibaza kubatereta babaterete bazi icyo batereta bazi ukuntu babatereta nabo bamenye icyo bari cyo biha agaciro ahasigaye tukamenya tuti ese uje kuntereta urankunda urwo rukundo reka turebe ko ruba rufite gihamya nangwa atari urukundo rwa 00 rw'amafuti rwa 00 reka rero twigendere kuko Fanny ubu ngubu dutashye mu rugo agiye kunyereka iki bya bindi yambwiye hejuru za tatuwaje utageze ubona ngo agiye kunyereka tatuwaje nayibonye kundongora byo ndabimwangiye ntabwo ashaka kundongora okay niba yemera ko murongora nabyo mfite uwanjye reka tugende okay Kanyo mwakoze cyane kwitabira wowe na Fanny bakunzi ba Mudi Rwanda icyo musabwa no gukora subscribe mukajya mubasha kwikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku munsi nuko bisanzwe n'ikirose mwamuri kanyanja twitaye ariko ni gisore umisha kumahuno ganja mahuno ni ngamatera ngabuguru kaya tukabari kutuma hagenda tugende terura twagiye niba ari kurongorwa ntabwo ndongorwa ariko niba ari ngirongora ndarongora ntabwo ari ikibazo kubita